ubahake. Icya kabiri, nigeze kumwibazaho mfata igihe kitari gito cyo kumutekereza. Ningira umugisha akiriho nkiriho, Imana izamfashe mpure nawe, mpora mbyifuza, nubwo ari ibintu biba bigoye ku bantu, ariko ku Mana biranashoboka. Ibanga rikomeye ryo gufata ingabo za mbere zo kuri leta ya Perezida Juvenal Habyarimana, ari nazo zimwe muri zo zakoze jenoside zigahungira muri Congo no mu bindi bihugu bitandukanye, ariko uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika agafata abahoze umurongo wa 15 kuva igice cya mbere umurongo wa 15. Mwihangane kuba nkoresheje telefone niyo iri hafi yanjye. Bibiliya iravuze ngo ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. 15 hariho ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwa Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. 17 maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. 18 umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza, arababaza ati, ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, ni uko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, turanenga. Ndashimira rero by'umwihariko inzego bwite za leta zikomeje kugenda zibungabunga zimwe mu nzibutso za jenoside yakorewe Abatutsi, nanasaba n'abagenda bashaka kwangiza ibyo bikorwa by'inzibutso kugira ngo amateka asibangane, turabamenyesha ko ntabwo azasibangana, ko tuyabitse ku mutima. Amateka turayabitse. Tugaruke rero mu mwanya w'ibyanditswe. Hari abakoze jenoside bitwaje ibyanditswe muri Bibiliya, aho Bibiliya ivuga ngo Abayuda bica abanzi babo. Uyu munsi rero kuba nafata igihe ndimo nkagihuza n'ibyo nsoma, ndumva nta cyaha naba nkoze. Farawo yatanze oda, afata Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, abari hirya no hino mu mpande enye z'isi, mwese turavuze duti Yesu Kristo abane namwe, abashyigikire, abarinde kandi abarengere. Hanyuma nk'uko mubibona imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Murakoze. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, biraho bisanzwe. Ibindi ni bisanzwe. Urakoze cyane. Amakuru ni meza, biragaragara, ndetse no kuri kamera biragaragara. Twavuga duti numva atameze neza, hakaba hari uwumva nta kuntu ameze, ndamumenyesha ko mu ijuru hari Imana ihumuriza abantu bayo kandi ikabafasha muri byose. Tudatinze mukozi w'Imana, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, ahasigaye twanzike ikiganiro cyacu. Mana yacu, warakoze kuturinda, warakoze guhagararana n'Abanyarwanda,
warakoze guhagararana n'igihugu cyacu, warakoze kubana natwe mu byinshi twanyuzemo. Nsenze isengesho rivuga ngo imitima y'abanyarwanda niturize imbere y'Imana ishobora byose. Iyo turokoye urupfu rukomeye kuriya, izaturokora n'ikindi gihe. Niyo mpamvu dusenze ngo imitima ifite ihungabana uyikomeze. Dufite ibyiringiro ko hirya y'ubu buzima hari ubundi. Urakoze Mwami, bana natwe rero mu kiganiro tugiye kugirana. Umwuka wera ari uganza kurusha ibindi byose. Amen. Amen. Theogene, indirimbo, ufite igitabo cy'indirimbo? Ntabwo kiri hafi yanjye, ariko mbere y'uko ndirimba cyangwa se umuntu yaririmba n'ibindi byo kuririmba biba bihari. Nk'uko abantu babimenyereye cyangwa batumenyereye, iri ni Iriba ry'Abera TV. Yego. Turabakiriye ku Iriba ry'Abera, tunabahumuriza ko twifatanije namwe n'abanyarwanda bose n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ingabo, polisi, inzego zitandukanye, minisiteri, minubumwe, inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, itegeko nshinga rya nyakubahwa perezida wa repubulika, mwese abanyarwanda, abari mu mahanga, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ko iyi tariki ya 7 Mata aribwo jenoside yatangiye mu Rwanda yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Turagira ngo rero Iriba ry'Abera TV twifatanije twese mu kwibuka, tunabahumuriza ngo nimukomere, Uwiteka arahari. Nanasaba umuntu wese udukurikirana gutuza agategereza Imana, kandi abantu birinde gukomeretsanya mu bihe bimeze bityo. Rero turabakunda, turabashimiye ko mutwumvise, turi kumwe namwe, ntago muri mwenyine. U Rwanda rwapfuye rimwe rizima, ntago ruzongera gupfa, kandi rwarashibutse rugaba amashami hirya no hino mu isi. Nanashimira RPA Inkotanyi, by'umwihariko nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, intore izirusha intambwe, wayoboye urugamba kugeza na n'uyu munsi. Imana ikomeze imuturindire, abamukunda tuzamukunda, abatamukunda ntacyo muzamugira, ukuboko kw'Imana kuracyamufashe. Amen. Rero murakoze. Murabizi ko iki gihugu cyanyuze mu mateka akomeye, na n'ubu tukihanganye cyangwa se tukirwana n'ingaruka z'amateka ya jenoside. Imfubyi, abapfakazi, mukomere umutima, ababuze ababo nimuhumure. Dufite ibyiringiro ko mu mizi yasigaye hazashibukaho amatami atoshe. Murakoze, Imana ibaduhere umugisha. Biragoye ko kubona icyo uvuga, ibintu bigoye, ariko nanone usubije amaso inyuma ntago wakibura aho ubona ko u Rwanda rwavuye mu icuraburindi rukihaza mu iterambere, rukihaza mu mutekano, kugera ku rwego rwo gusagurira na bimwe mu bihugu bya Afurika, tukabisagurira umutekano. Izo ni imbaraga z'abanyarwanda, uko ni ugushira hamwe kw'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ntago rero nabura kuvuga ngo mwubahwe, muri abantu b'abagabo, murakomeye. Mboneraho gutanga iyi message ko
umuntu wese wakifuza cyangwa washaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ko bitazamuhira, ugifite ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yayigumanira muri we ikamuheramo, hanyuma akarwana nayo, cyangwa se agashaka ahandi hantu yayiruka ariko bitari mu Rwanda cyangwa mu Banyarwanda, kuko amaso yacu yabonye byinshi tutifuza kuzongera kubona. Rero ndasaba umuntu wese udukurikirana ku Iriba ry'Abera TV gusura izo mfubyi, guhumuriza abo bapfakazi, kugenderera abo bakecuru basigaye ari incike za jenoside, kubungabunga ibikorwa bya leta, kwita ku bidukikije n'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagira ngo rero bagezeho ijambo rigufi nifuza ko tuganira muri ibi bihe. Ni ijambo riboneka mu gitabo cya mbere cya Mose, riri mu Kuva, igitabo cya Mose cyitwa Kuva, igice cya mbere, umurongo wa 15. Kuva igice cya mbere, umurongo wa 15. Mwihangane kuba nkoresheje telefone n'iri hafi yanjye. Bibiliya iravuze ngo ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. 15. Hariho ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwa Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. 17. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. 18. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza, arababaza ati, ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, ni uko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga, bakabyara ababyaza batarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Wenda reka mpinira aha. Tayito y'iri jambo. Rero dusomye ijambo ry'Imana, twumvisemo amagambo ahuye neza n'iki gihe turimo. Niba Farawo yari afashe umwanzuro wo kuvuga ngo abantu bapfe, abahungu bapfe, mwite ku mfura zabo, murebe aho imbaraga ziri, nta mukobwa wari ukwiriye gupfa, nta n'umuhungu wari ukwiriye gupfa. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo nuko abo babyaza bubaha Imana. Reka abo babyaza tubagereranye n'abantu barokoye abandi, bagiye bahisha abandi, bakimana amakuru y'aho abantu bihishe, bakubaha Imana.
twabonye byinshi mu madini, mu matorero, mu miryango imwe n'imwe, abantu bahisha abandi. Reka tubagereranye n'abo babyaza. Turashimira Imana yaturokoye ikaduhagararaho. Hari igihe nagezemo nkabaza ngo ariko ibi bintu kuki byabaye ntafite imbaraga, kuki nari mutoya, kuko jenoside iba nari mfite imyaka 9. Uyu munsi iyo wumva nk'umukristo utoteza mugenzi we muri korari cyangwa se muri biro, muri komite, uribaza ibi bihe twanyuzemo nk'abanyarwanda byamusigiye irihe somo? Ndashimira bamwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 bagize umutima n'ubutwari byo kubabarira ababahemukiye, ababatwaye ibyabo, ababacuje imyenda, ababatwaye inka, ariko ukabona ko bagize umutima wo kubabarira. Ari nacyo ijambo ry'Imana ridusaba. Nkagaruka ngashimira leta y'u Rwanda, by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na guverinoma, aho yifata agafata umwanya wo kubabarira. Ukabona hari abantu bahawe imbabazi bagataha. Uriya mutima ubahake. Icya kabiri, nigeze kumwibazaho mfata igihe kitari gito cyo kumutekereza. Ningira umugisha akiriho nkiriho, Imana izamfashe mpure nawe. Mpora mbyifuza, nubwo ari ibintu biba bigoye ku bantu, ariko ku Mana biranashoboka. Ibanga rikomeye ryo gufata ingabo za mbere zo kuri leta ya Perezida Juvenal Habyarimana, ari nazo zimwe muri zo zakoze jenoside zigahungira muri Kongo no mu bindi bihugu bitandukanye. Ariko uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika agafata abahoze ari RPF Inkotanyi akabahuza n'abahoze ari Exfar cyangwa se Fari. Uyu munsi tukaba dufite igisirikare cya RDF, aho dufite umutekano uhambaye kuri uru rwego, tukagera ku rwego rwo gusagurira ibindi bihugu umutekano. Iki kintu nzakikubahira. Hariya wagize ihishurirwa rikomeye n'umutima ukomeye. Abantu wenda bashobora kuvuga bati Theogene, kuki uri kuvanga ibintu bya politike n'ijambo ry'Imana? Nuko ibihe turimo, ibihe nabayemo, ibi bihe nabitambutsemo nari mutoya, ngira ubuhamya, mfite ubuhamya bwabyo ho gake. Kuko urumva imyaka 9 nararebaga n'amaso. Ndabizi ravuga bati watubwiye ijambo ry'Imana, ibyo bintu wijandikamo ni ibiki? Iyo ufite igihugu kibi kiyobowe nabi ntaho ugera. Impamvu mvuga ibi nuko dufite umutekano, dufite iterambere, dufite amahoro. Ibyo kuba udafite akazi, no muri Amerika hari abatagafite. Ibyo kuba udafite inzu yawe i Kigali, no ni Burayi mu Bufaransa hari abakodesha.
ntabwo rero u Rwanda kuba udafite inzu i Kigali byatuma usebya igihugu uvuga u Rwanda nabi. Mu mvamutima zanjye nk'umunyarwanda wabonye nkitegereza ugafata u Rwanda rwo hambere ukaruhuza n'ubu, hari icyatuma mvuga. Ntabwo ari ugupfa kuvuga gusa, impamvu zatuma mvuga ni nyinshi. Iyo hari ibyo dushima turashima, iyo hari n'ibyo tunenga turanenga. Ndashimira rero by'umwihariko inzego bwite za leta zikomeje kugenda zibungabunga zimwe mu nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi, nanasaba n'abagenda bashaka kwangiza ibyo bikorwa by'inzibutso kugira ngo amateka asibangane, turabamenyesha ko ntabwo azasibangana, ko tuyabitse ku mutima. Amateka turayabitse. Tugaruke rero mu mwanya w'ibyanditswe. Hari abakoze jenoside bitwaje ibyanditswe muri Bibiliya, aho Bibiliya ivuga ngo abayuda bica abanzi babo. Uyu munsi rero kuba nafata igihe ndimo nkagihuza n'ibyo nsoma, ndumva nta cyaha naba nkoze. Farawo yatanze oda, afata umwanzuro nk'umwami. Ubwo Farawo wo muri 94 ninde? Hanyuma uyu munsi uwubashye Imana akareka abantu ntibapfe we ninde? Imana yaduhaye Mose, tugira umugisha biraduhira, jenoside irahagarara. Ariko uyu munsi ndagira ngo dusubize amaso inyuma turebe, ese koko twari dukwiriye kuryana? Twari dukwiriye kuba tudahuza? Ese twari dukwiriye kuba tutanywera amata ku gikombe kimwe, aho umwe aza ati nge ndi umugiriki, undi ati nge ndi umumetodiste, sinakicarana n'umusilamu, ngewe ndi umuroma, sinahoberana n'umwadeperi, nge ndi umudivandiste w'umunsi wa karindwi, ntabwo nashyingira umuhamya wa Yehova. Iyo tuvuga ijuru, twari dukwiriye kubanza kurishakira mu muco wacu w'u Rwanda. Niba utaza gufata amazi wanjye, uri umuririmbyi, umuhungu wawe akaba atatwara umukobwa wanjye, nuko ndi umusilamu, ijuru uvuga urikura he? Uryigisha urivana he? Riherereye he? Imbabazi twagiriwe n'Imana ni kimwe mu bintu, nge ntekereza ko Imana niyo yabaye mu ruhande rw'abarokotse kandi itera imbaraga RPA kugira ngo ihagarike jenoside. Uyu munsi turimo turacyahangana no kubwira Imana ngo Mana uzadukize ibikomere, uzatwibagize uyu mubabaro. Ndahumuriza rero abantu by'umwihariko barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kandi ababuze ababo ni mukomere. Bibiliya iravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro by'uko iyo igiti cyatemwe cyongera kigashibuka kikagira amababi y'ibitontome ndetse n'imbuto nk'iza mbere. Kwigira, dutozwa gukunda umurimo, twigisha kwa gukunda igihugu. Ibyo byose twabigejejweho no kwiyunga. Ndashimira Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, mwakoze akazi gakomeye. Nge ntago nagize umugisha wo kwiga
kuko ndabizi iyo bajyaga nkumba najyaga gushungera. Hari ikigo cya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, nakundaga kujya gushungera nkareba ibyo barimo. Rero abahanga baravuga ngo umuntu aribagirwa akibagirwa n'uwamuhaye. Nk'umuntu uba warabaye muri aya mateka ariko yarangiza agatekereza muri we kugambanira igihugu yifashishije impamvu z'ivugabutumwa, kubwiriza cyangwa guhanura cyangwa izindi mpamvu runaka, yari akwiriye kuba atekereza kugira ngo u Rwanda ruve mu mva ruzuke hakoreshejwe imbaraga zingana iki. Njya mbona bamwe kuri izi mbuga twirirwaho mukubitana amabuye muterana intosho. Ibi byose ni uko dufite umutekano, ni uko dufite igihugu kigendera ku mategeko, ni uko dufite demokarasi. Ntabwo natinya kuvuga ko ubonye u Rwanda rwa mbere ya jenoside ukaruteranya n'u Rwanda dufite ubu, harimo intera, harimo ibirometero byakugora kubigenda. Wari ukwiriye rero kuba wunga abanyarwanda, ntago wari ukwiriye kuba uteranya abanyarwanda. Ntabwo wari ukwiriye kuba utonesha bamwe mu idini cyangwa mu itorero. Wari ukwiriye kuba ufata abanyarwanda kimwe. Ntabwo wari ukwiriye kuba ukigaragaza amwe mu magambo akomeretsa abantu muri uru Rwanda. Umuntu wabonye umwijima wo muri 1994 uyu munsi akaba ari kubona inyenyeri muri 2024, harimo itandukaniro rirerire. Aha nibwo ubona imbaraga zakoreshejwe kugira ngo ubone aho u Rwanda rugeze. Nicyo gituma na bugingo n'ubu nta muntu uzasobanukirwa umwijima hatarabayeho inyenyeri. Umenya agaciro k'imbeho mu gihe wabayeho mu bushyuhe. Ntuzigera usobanukirwa inyanja utaranyagirwa ngo utohe. Ndashimira ingabo z'igihugu RDF, mwubahwe muri abagabo kandi turi kumwe, tuzajya tubasengera. Mufate imbunda dufate amasengesho. Aho u Rwanda rugeze mfite ibyiringiro ko hari indi sikariye ruracyafite kuzamuka. Ariko nibutse bamwe muri bene data dusangiye ivugabutumwa ry'umurimo w'Imana. Bijya bimbabaza cyangwa se bikanababaza aho ubona kuri iyi mihanda, kuri izi mbuga, umuntu adatinya kwataka undi mu gihugu cye, aho umuntu adatinya kuziririza indangagaciro z'igihugu cye, ukabona neza neza umuntu aje mu yindi shusho. Hari uko abanyarwanda tugenda, hari uko twakabaye tumeze, hari uko twakabaye twitanaho. Rero ndagira ngo nse nusatira umusozo w'ijambo ry'uyu munsi. Mu bafite ibikomere by'aya mateka mbamo, simba shaka no kubyinjiramo,
ikintu cya mbere gikomeye nuko ntigeze menya irengero ry'aho papa umbyara yarengeye. Icyo nicyo gikomere mbana nacyo. Abashinyaguzi, abadushinyagurira, ndashimira Yesu wahagaze mu mwanya wa papa. Yesu agakora ibyo data yagombaga gukora. Ndashimira u Rwanda, igihugu cyanjye, imbaraga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ashira mu guhuza abanyarwanda. Imana ijye imuha umugisha. Yarakoze kandi aracyakora. Hari igihe abantu batubona kuri izi mbuga nkoranyambaga tuza tuvuga Yesu, tubwiriza ijambo ry'Imana, tubana n'ibindi mutazi. Burya hari ibyo tugendana, umuntu wese amenya agahinda ke, umuntu wese amenya uko afumbata umubabaro we, umuntu wese amenya uko agendana intimba ye. Ariko twigishijwe kudaheranwa n'amateka, twigishwa gukomera, kwibuka twiyubaka, kwibuka dukora. Aho tugeze ntabwo ari uko abanzi b'u Rwanda. Turashimira abanyarwanda bagerageje gukura amaboko mu mufuka bagakora cyane, bakima amatwi abashaka kubasubiza mu mateka, ahubwo bagaharanira kuzamuka no kuvomerera ingemwe. Turagira ngo rero dushimire by'umwihariko abanyarwanda ubutwari, bwitange mwagaragaje, tugira tuti mwubahe Imana, mwubahe igihugu cyanyu, mugendere ku mategeko n'amahame ya Repubulika y'u Rwanda. By'umwihariko turagira ngo rero dushimire by'umwihariko Imana yabaye mu ruhande rwacu. Abafite ibikomere mukomere, abihebye muhumure, twarashibutse kandi tuzongera kugaba amashami, turacyanayagaba. Uwiteka Imana abarinde, abakomeze, ntimuheranwe n'agahinda, ntimwigunge, ntago muri mwenyine, umutekano urahari. Nanatangarize umuntu udafite ubwenge bubara, nta muntu wakongera kugambanira iki gihugu ngo bimuhire. Tuzasenga, Imana izagaragaza amakuru. Rero muhumure, ntago muri mwenyine. Reka rero dusenge. Ndagushimiye Yesu, shinganishije imfubyi n'abapfakazi, by'umwihariko nsengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ukomeze uhagararane natwe muri ibi bihe bigoye, mu izina rya Yesu, amen. Telefone yanjye ni 07 83 01 002. Shalom.